komere. Gatumba katugezeho. Muraho we. Umeze ute? Murakomera. Komera. Ndabona mumeze neza. Fata ku byicaro. Murakoze. Amakuru y'iminsi. Turaho nuko. Iragenda. Mumeze mute se mugepyo ngiyo? Kiyo hepfo z'amazane turaho twebwe rwose nta kibazo akavura karaguye. Imyaka imeze neza muri make wese kuri meze n'iyi wanyu ndeba hano ku rugo rwawe. Natwe ni kuri urabona ko nta kibazo dufite pe. Nta kibazo pe. Usanganye n'uyu mugabo ruturanye n'amafaranga wayabuze. Uyu mugabo ni intwari cyane. Ariko rutura rero burya ni umugabo w'intwari twese turamwemera. Uyu mugabo ni intwari kabisa. Nukuri. Buriya nta kintu narya ngo nkimare ntamuhaye. Iyo ntamubona mba numva umutima wanjye hari ikintu ubona. Kuvuga n'ugutaruka buse ko numvise urwagwa ari rwandyohanira niko hari nako wasengereze cyangwa nako wenye. Ye ntabwo ndi Kanyarutoki ariko nyine ntabwo Kanyarutoki kimara kuvunura ninjye hamagara bwa mbere ko ninjye nkunda kumugurira cyane nako nasengereye ariko buriya argikambere buriya se wagira naka konyine ubu ntugire ikibazo naho ubundi mwabagabo mwe ubundi avuga no gutaruka uyu mugabo azikwenda arenga ahubwo se warwumvise buri oya ahubwo ntazapfa vuba yasi Kanyarutoki ndi kureba hariya bose uri yasi we Kanyarutoki we karame enda ngwino usuhuza basangira ngende abonye abashyitsi zikutazapfa abonye abashyitsi ntabwo uzapfa pe nanjye uye mu murima aho neza barakomera uye mu murima se muri gusoma batakukicaro kabanze banze ndeba ahantu ndambika kiraho ngaho iki gisuka n'uyu muhoro ko nta batakukicaro urakoze se buriya ugira ngo uba wagiye mu murima utadufashije wadufashije rwose aka kaguba wenze kameze neza cyane uzi ko karota na bye ari nizo ndenga dore uyu ni umuhinzi ufite n'ahangaha dore ni uzi nka kutuzi ko gusoma uyu Kanyarutoki dore nguyu rwose Kanyarutoki njya nirahira urarwenga pe n'urwagwa temva badoga rwaje kare nibyo ntabwo ajya atumura uyu nguyu uzi ko nta mazi na make ushyiramo kiramwo ubuso ibitoki nkabikanda n'urwagwa ndakura denga soma wumve ariko kameze neza ruturo kamaze kumufata pe uyu nuko yabaye uyu nguyu mwihorera turaziranye shawe yose kameze neza cyane mwihorere mundekere uyu wanjye kare nijo akira mansome ariko nanjye ndikumva mu kanya karaba gatangiye kumfata nuko umuntu avuga mukavuga ngo aba yasi buriya Kanyarutoki nasi gitifura buriya rero umunsi nzaba nkeneye akagwa rwose ntimuhekure urabizi se Rudoviko nimero ya Kanyarutoki ngomba kuyitunga igihe nkeneye akantu ko gusoma aguhamagara ukamumpera komande pe uzayimbaza oya nzayikubaza pe yaya marwa agomba kujya agera ni wa yewe nimero ya Kanyarutoki ndayitunguza uzayimbaza jewe ibintu n'inshuti yanjye biri inshuti yanjye turanye n'amafaranga ariko wayabuze muraho agapfusha rwaje kandi muraho igiti muraho naho neza amakuru yanyu muri corona ntabwo dusuzanya pe basi reka tubahe kukicaro reko mbona intebe ntabwo ari ngombwa ahubwo icyo nshaka kubabaza
hari iminsi tudakora ubukangurambaga tubabwira ko gusangira ku mukenke atari byiza. Ariko mugana muyobozi uri kuvuga ngo umukenke ngo indwara, ariko nzi ko kwa basogokuruza na basogokuru nanjye nakuze tunywesha umukenke. Kubera iki uri kuvuga ngo umukenke ngo utera indwara ko nazirwaye? Ubu ngubu mfite imyaka ingana gutya ntari Bimuza arakoze abajije ikibazo cyiza. Ikibazo abajije uko twakuze imikenke iriho, ariko dukura niko n'indwara zagiye ziyongera. Minisiteri y'Ubuzima imaze kubona ko hari indwara zandura, bese bafata umwanzuro wo guca imikenke, abantu bagasangirira ku bikombe, umuntu agafata agakombe ke undi ake, ariko imikenke yaraciye. Duhora tubibakangurira mu manama, ahubwo ntimwumve inama. ariko bwana muyobozi inama turazumva, ariko agahugu katagira umuco karacika. Oya turi muri viziyo iri mu umuco wacu. nese viziyo twaje dusanga nyine umuco n'igihe cyawo. Imikenke niyeme mwumve ko tubahagaritse. Umva nyakubahwa muyobozi, reka kugeza muri ya gahunda none nsigare mbigisha. Ntacyo, reka mfata agafoto k'abantu hanyuma yitegeye. Okay, murakoze. Turi kumwe ibikoma ze ngo tunywe ku bikoma. Abayobozi niko babaye. Ubu saba muri kuza nkomanga sensi wowe bazanye. Yewe yamubakije ugira ikibazo. Hano yabwiwe n'iki hano? Sakagara yoboye se? Ayoboye. Ese hano ni mu kagari ahangaha nigwe ahangaha hano hari ibiryo bigabanya ubusambo. Muhamagare se? Hamagara. Ubundi se ndakuyobeye. Abagabo rero nabo ariko se reka mbabwire. Mbona wabuze ibyicaro. Umara ejo nzagutumira nzaru. Kwikwega nka ntendere yikwega kwa nyina. Ngaha ari ku bundi ubu ngubu. Abagabo muranyumvira? Ngo yagenze ngo numwambare ngo wazaje. Ndamubukijije none ngo nije wazaje giti. Wowe umunyiza se? Umunyiza cyangwa wamunteje aho? Wamunteje. Amaye na. Komera na. Barakuze. Ariko se inka yanjye. Barakuze ubwo ngubwo. Umva uko tuvugane. Anyaruta akira naho uyu. Kanyaruta. Karame. Wa mugabo. Ajya nta magambo akomeye. Ahubwo ajya gitifu umwohereje. Yarageye bambona muhe. Bose wowe ntugiye kumukurikira. Gute? Turakuze. Abagabora. Agambana. Aho ubundi kambabaye. Agambana. Nambwa mwe. Muranyi mu rwagwa. Iri akakanyagwa kagacupa kamwe. Imbwa z'imirizo, imbwa zimoka, imbwa zigira ziteze. Ura nawe imbwa imoka ninde muri twebwe imbwa. Gira wowe werekana imbwa hano urinda urugo rw'iwacu. Samya rero nibye. Jewe baragusomye. Gasome nkeri. Ati Yesomereza. Ubundi buteye uturutse. Uje kutubihiriza ahangaha. Mbakishije giti. Ninde muntu oya. Iwawe kuhora wenga ntiduturanye. Ejo nzaru. Uzarurasa uzahanje. Ntago. Ejo bundi wenze ntabwo twageze iwawe. Ukirwanishwa n'umugore wawe kugira ngo ariko karinisha. Ubundi urutera utuka. Ninde warwinjije hano? Azagabanye kujya yigi. Kumva nkubwiza ukuri. Ugabanye ubusambo usangire n'abandi. Ku byawe ninde musayi uzahande se ntuzambe. Ariko ubundi iki ninde wakira kato wambwa. Genda nyina ko kato nyine nawe bakamureke mbabaza. Ko kato niba ariko ugushimye gutanga genda bakaguhe nawe. Mureke mbabaza. Aho inzoga ni yacu nta sa. Aho vumba ku iki kigabo. Wari bwambone mvuge wawe wo. Kirarari ku rutwe nk'urw'ijoro ryo bamumenya ko nako. Kirarari ku rutwe nk'urw'ijoro rw'umusenyi ngo kije kuvumba. Uzaperereza ubaze hano ntabwo ariho baza kuvumba. Umva nkubwiye. Ngo rodegerwa. Ninde warbuzuza se? Wakamwe basekanywe ntere gahambirwa gicu. Ngo cyamuhaza. Uje kuvumba hano ahangaha inzoga ntago ari yawe na Zana ndongeramo. Kongera no mu barangura ntarangura iwanjye sindamubona za kurangura. Sibyo ni mudatamba mvuga Kanyaruto. Uyu nguyu
rebe urangura ejo bundi ngo yari yavunuye sinagiyeyo ngiye n'ibitoki ntabwo yanyumva agahita atangira kwirwanishwa n'umugore kugira ngo ntabwo nabusomeko nari busokongere nkagenda n'umuzi baragatwara umutima w'inzuki ejo bundi mirutse kujya ku atwarwa intambike yaruye agenda amayaga n'amaguru ibintu yankoreye kagwa muri wese yuzuye atinyuke kuko abone kagenda amayaga n'amaguru ariko ubundi fasha nyakwitira waretse nkagitsindi wanjye ariko waretse nkagitsindi wanjye ubundi waretse nkagitsindi wanjye kiriya kintu cy'umukara runini kitagira umuco Rwaseri garuka hano Rwaseri iyi ni inzoga uretse ibyo tuza iyi ni inzoga uru ni urwagwa rwose rurengetse pe rurengetse ariko urakabije waserera uri umuturanyi wacu urakuzi turaturanye uretse twereke muri abo bagabo dore ndi hano Rudoviko nguyu dore nguriya ruturu turanye n'amafaranga ariko wayabuze nguyu kanyarutoki twereke umuntu mwaba mwarasangiye muri twese uyu nabanye na se mu nkambi waserera kubana na data mu nkambi bisobanuye iki ubanye na se mu nkambi ubwo niyo mpamvu ikuzana kontuka ukanukira iwanjye ukanukira abashyitsi ngo nimbwa dore ikintu kiriho ngiki narose kandi ariko sitoni uratangiye Rwaserera zawe waretse nkakica akira akanyaruto waretse nkakica kihorere katubanze ubundi rwararezwe cyangwa rwaroro ubundi ariko waretse nkakica umva Rwaserera ubundi byo mushaka ko abantu babagirira aba ari byo mujya mubagirira namwe niba wumva yuko aho abandi bari bakwiriye kukwakira bakaguha agaciro umuntu nagera iwawe jya umwakira nagiye kumuharika twese wagiye kuduha turagenda niba iyo wabonye ibyawe ubirya wenyine kuki wumva ko ibyacu twajya tubisangira niba ukeneye gusangira n'abandi jya ubaha nawe bose mutaniye nta mujyori bayi cyana nawe nagutsinda ajyanwe ntambike kagenda amayaga n'amaguru wagitera uri mu rwaturutse hehe ariko shasa yari umugabo yari umugabo Rwaserera nyaguserera ntibaje